twese abapiyoniyazi dutegereje Open Mainnet kugeza kuri uyu munsi. Open Mainnet umunsi wayo wamenyekanye. Rero abapiyoniyazi twese turagirwa inama zigeri zitandukanye, tukaba tuzigirwa na Kupayi Core Team. Nuza kuza kunkurikira iyi video ikagera ku musozo, uraza kumenya neza uburyo uraza kuza kwitwara muri iki gihe cya Open Mainnet, ndetse n'igihe Open Mainnet izaba imaze kuba, ukuntu uzajya witwara, ukuntu uzajya zaba ubana na community cyangwa se uzabana na society mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Murazi neza ko Bitcoin irimo iramanuka mu buryo buhambaye, aba investors bashoyemo batakwishimira, ariko nuza gukurikira iyi video uraza kumenya neza impamvu Bitcoin irimo imanuka, kuko bari kuvuga yuko kuva ugereranyije naho yari mu kwezi kwa munani naho iri aka kanya, bari kuvuga ko imaze kumanukaho hejuru ya 35% by'agaciro kayo, kuko kugera kuri uyu munsi Bitcoin iri kumwa igeze ku madolari 75,000. Aya si makeya ku mupiyoniyazi uwo ari wese cyangwa se ku muntu uwo ari wese, kuko izo ngizo zirarenga hafi zirajya muri miliyoni 100 z'amanyarwanda, ariko mu ba investors yatangiye kumanuka. Bivuze ko umuntu wese cyangwa se isoko ryose muri rusange rya cryptocurrency ryamanutse mu buryo budasanzwe, kuko iyi Bitcoin niyo yubakiyeho Web2. Bivuze yuko niba Web2 uwo yubakiyeho cyangwa se umushinga yubakiyeho ari wo bitwa Bitcoin wamanutse ukagera hasi, bivuze yuko n'izindi crypto zose zamanutse. Ahangaha murazi neza ko Ethereum yari yarazamutse igera ku 4,300, ariko ubu ngubu igeze ku 3,600. BNB yari yarageze ku 1,200, ariko yamanutse igeze ku kuri 800, amadolari 800. Iyi Web3 rero niyo iri gutuma izi coin zose zimanuka, kuko iyo nyimiringaje uratega akadiha, uratega agakubita, kuko cyangwa se iyo nyimiringaje urahunga, hanyuma rero ukamuhereza intebe akicara. Iyi Bitcoin irimo iratanga ibimenyetso bya Open Mainnet, iratanga ibimenyetso bya GCV 314 by'idolari. Uti rero bivuze iki? Iyi Bitcoin uku kumanuka kwayo kurahura na kurahura n'iyi Pi Network cyangwa se n'iyi Open Mainnet. Bityo rero abapiyoniyazi twese uko turenga miliyoni 100 turagirwa inama, twahawe inama 10 tugomba gukurikiza igihe Open Mainnet yabaye, uko tuzabaho nyuma ya Open Mainnet. Ubu butumwa buvuye kuri Core Team, niyo ubutanze kugira ngo irinde abanyamuryango bayo, kugira ngo bazabeho mu buzima bwiza, aho kugira ngo Pi izaze iteza ibibazo, ahubwo izaze ikemura ibibazo bigiye bitandukanye mu buzima bwa buri munsi bw'abantu. Rero ni ibintu 10, amategeko 10 tugomba gukurikiza, arahura neza n'ay'Imana mw'abantu mwe. Amategeko 10 umuntu piyoniyazi wese agomba gukurikiza inyuma ya Open Mainnet. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, ibuka gukanda subscribe, ukande kunzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye bya buri munsi. You are welcome. Ku mwanya wa 10 itondere kubika amakuru yawe, uzabike amakuru yawe menshi, kandi uzirinde kuyasangiza abandi nubwo byaba ari ngombwa. Nanone bakakugira inama ko si ngombwa nanone kandi ko buri muntu wese amenya ibintu byawe, cyangwa se amenya inshingano zawe, amenya uko ugenda. Ahubwo bireke wicishe bugufi, usangire n'abantu, cyangwa se umusangire n'abantu ibigaragara, kandi ureke abantu bakwisanzureho kandi banyurwe, kuko
isi ntikeneye kumenya ko ufite aya mafaranga menshi, nujya ubagurira bisanzwe cyangwa se nujya ubana nabo bisanzwe, ntawe uzigera agushinja ko ufite amafaranga menshi ariko ukaba utajya utamo abasani. Abasani ubwo ngubwo tuba twagiye mu buzima busanzwe. Ahangaha niba wari usanzwe uba mu buzima buciriritse n'ubundi uguma ubeho mu buzima buciriritse, ntuzigere ubwira n'umuntu n'umwe ko wamayininze Pi Network, ntuzigere ubwira n'umuntu n'umwe ko ufite Pi Coin, ahubwo weho amakuru yawe guma uyabikeho, kuko kubika amakuru yawe bizagufasha kuba warinda ubuzima bwawe bw'ejo hazaza, ndetse bizanagufasha kugira ngo ubeho neza cyane. Ku mwanya wa 9 turahasanga ko ugomba gukomeza ubuzima busanzwe wabagamo nta kintu cyahindutse. Ahangaha abantu benshi tukunze kugwa mu mutego ugiye utandukanye, aho tubona amafaranga menshi ugasanga mu mutwe bise bihinduka, mu mutwe ugasanga tubaye nk'abantu bayagaye. Ahangaha barakugira inama ko ugomba kwirinda kuyagara, ukabaho mu buzima busanzwe nk'ubwo wabagaho nta kintu gihindutse, ahubwo impinduka zikazajya zigenda zigaragara, ku byo zizagaragara haciyeho igihe, kuko nta muntu wazapfa kubimenya. Ku mwanya wa 8 turahasanga ko niba ufite abana, kora ibishoboka byose kugira ngo batamenya ko uri umukire, kuko bizagufasha kurinda umutekano wawe ubwawe, umuryango wawe, kuko abana igihe bamenye ko wabonye amafaranga agiye menshi agiye atandukanye, biragoye ko babika ibanga. Ahangaha murazi neza ko abana bo mu bakire cyangwa se abana bavuka mu ngo zifashije, murazi neza ko biba bigaragarira buri wese. Si nkugiriye inama yo kugira ngo uzagende cyangwa se famiye yawe izabeho nabi, ahubwo weho uzirinde kuvuga ngo namayininze Pi Network, uzirinde kuvuga ngo mfite amafaranga aya n'aya, ahubwo uzabihishe abana, kuko abana buriya ntago tujya tugira ibanga. Abana ntago bajya bagira ibanga kuko barigaragaza, ahubwo weho ugirwa inama y'uko uzita ku muryango wawe. Niba ufite abana, ntibazige mu bigo biciriritse, ntibazambare nabi. Niba ufite umudamu, ntazabeho nabi, ntazambare nabi, azagaragare neza muri sosiyete. Niba ufite famiye yawe muri rusange, famiye ngari, simvuze famiye papa n'abana, ahubwo muri famiye yawe ngari, ni ukuvuga aho umugore wawe avuka, aho uvuka yo ubwawe, nabo bazabeho neza, kuko Pi Network ikintu yashyiriweho, murazi neza ko ku bantu bamayinize Bitcoin kuyimayininga ho byasabaga mashini nyinshi kandi bigatwara n'umuriro, ariko iyi Pi Network yo kuyimayininga nta kindi kintu gisabwa usibye kuba ufite telefoni, ufite na interineti. Kandi kugera ubu ngubu mu Rwanda dufite amahirwe dukesha cyangwa se dukura ku ntore izurusha intambwe nyakubahwa Paul Kagame, aho yatuzaniye interineti yihuta, nk'aho yabonye nk'aho bidahagije ahita atuzanira icyo bita wifi, abenshi bakunze kwita ngo ni wifi, aho kugera aka kanya imirenge 416 yose yo mu gihugu ifite interineti wifi, nk'aho bidahagije n'utugari tumwe na tumwe, ntabwo baragera ku tugari twose, natwo dufite interineti. Ni ibintu byoroshye, utabasha kugera ku murenge wagera ku kagari. Ni ibintu byoroshye rero kuba wamayininga Pi Network, kuko yo ntisaba ibintu bihambaye, isaba telefone gusa, kandi ukaba ufite interineti. Nk'uko tubivuze, interineti kugera aka kanya mu gihugu hose ikaba ihari. Ku mwanya wa 7 turahasanga ntugatererane abantu mwafatanyaga ibyo mwakoraga, nko mu bucuruzi, n'inshuti, umuryango, cyangwa se abanyeshuri mwiganaga, kuko ugomba gutegura ubucuruzi bwawe wenyine, kandi
niba hari umuntu winjiye cyangwa se winjiramo muri ubwo bucuruzi bwawe, mureke yinjire nk'umukozi. Ibi bizakurinda kugira umutekano wawe bwite. Aha ngaha turagirwa inama ko bitagomba kuduhuza ngo tujye kure cyane y'inshuti, ahubwo tugomba kwegera inshuti zacu tukabona mu isura isanzwe nk'iyo twabonagamo. Nubona wa muntu wakuzaniraga umufuka w'amakara ngo ube wamusuzugura, nubone wa muntu uza kugura inusu y'ibirayi cyangwa se ikiro cy'ibirayi ngo ube wamusuzugura, ahubwo abo bose tangira cyangwa se ubafate nk'uko wari usanzwe ubafata, kuko ibi ngibi bizagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, kandi bizanakurinda kuba wagira umutekano mu buzima bwawe, kuko ibi bizagufasha kuba wagira. Aha turashishikarizwa kuba twakwicisha bugufi nk'uko itegeko ry'Imana rivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Aha ngaha rero ugomba kurushaho cyangwa se ukwiye gusumbya gukora nk'uko wafataga abacuti bawe cyangwa se abavandimwe bawe. Ntuzigere ubatererana, ahubwo muzagume mufatanye, muzagume uko mwari mumeze. Ku mwanya wa gatandatu, ntugahubure cyangwa se ntugahubukire kuba wagura imodoka cyangwa se ibintu by'akataraboneka mbere na mbere mu muzo wa mbere, ahubwo hari byinshi byo gukora. Aha twavuga kuko ubuzima bwawe buracyari imbere, haracyahari, kandi iki nicyo gihe cyo kwitonda. Nicyo gihe ukwiye kuba wakitonda gusumbya ikindi gihe kigeze kibaho. Shyira ku ruhande ikibazo cy'imodoka, kuko imodoka si ikibazo cyawe, si ikibazo ku buryo wahita ukemura ngo ngomba guhita ngura imodoka. Kandi wirinde n'ibintu by'akataraboneka, umere nk'ubihuze mu gihe runaka nk'imyaka nk'ibiri, kuko isi ni ndende kurushaho uko waba uyitekereza. Aha ngaha rero turagirwa inama ko ikintu cya mbere tudakwiye gushyira imbere ko ntidukwiye gushyira imbere ko nakwita twakibonekeza cyangwa se twahita twigaragaza nk'abantu badasanzwe. Nubwo udasanzwe, ariko menya yuko uba muri sosiyete isanzwe. Aha ngaha kwigaragaza nk'umuntu udasanzwe cyangwa se kugura ibintu nk'amazu, kugura imodoka zihenze, gukora ibikorwa bidasanzwe mu buzima bwa buri munsi, aha ngaha byazakuviramo kuba wakurikiranwa, ukaba wabazwa aho uwo mutungo waba warawukomoye. Nkwibutsa ko umutungo udafitiwe gihamya, umutungo udafite inkomoko, icyo gihe uba wakoze icyaha, nk'uko turaza kuza kubibona ku bantu bagira cyangwa se ku bantu mubona amafaranga menshi, ahubwo mugahita mwirukankira kuba mwakora ibintu bidasanzwe bibongamira sosiyete. Ku mwanya wa gatanu turasanga ntukigere utakaza cyangwa se uhita usezera ku kazi wakoraga ako ka mwanya. Suzuma ako kanya uko bimeze, tegura ingamba zikomeye mu ibanga naryo rikomeye, kuko kandi ibyo bintu ubikore ubizi neza. Hanyuma ushobora kuba wareka akazi, kandi muri uko kureka akazi ugatanga impamvu zigaragara. Ntuzigere usezera akazi ugendeye ku marangamutima yawe. Aha ngaha hari abantu babona poromosiyo, cyangwa se umuntu akaba yari afite akazi n'ubundi yari afite ibindi bintu akora, hanyuma rero yagira amahirwe kuba yabona amafaranga menshi. Amafaranga menshi ashobora guturuka ku kuba utanga serivisi nziza, ushobora kuba ufata abakiriya neza, ubaha icyo twita customer care, bityo rero ibyo ngibyo byatuma ugira cyangwa se ubona amafaranga menshi mu gihe business yawe yaraninze neza cyane. Rero aha ngaha turagirwa inama ko
tudakwiriye guhita tureka akazi, ahubwo ko tugomba kuguma tugakora ako kazi. Ushoboye gutanga akazi, ushoboye gusaba ako kazi cyangwa se umukoresha wawe ukamusaba ko wasezera akazi, ukamuhereza impamvu zumvikana. Ushoboye kumuhereza impamvu zumvikana uvuga ngo wenda simpembwa umushahara ukwiye n'ibyo nkora, cyangwa se ndi kure ya famiye yanjye. Izo ngizo ni impamvu abantu benshi bakunze kugaragaza. Murazi neza ko hari abantu basezera akazi bavuga ngo ni impamvu zabo bwite, hanyuma rero iyo umaze gutanga ibaruwa utegereza ko bayapuruva, hanyuma rero yategeze igihe cya approve, bakamuhamagara agatanga impamvu binyuze mu magambo atari mu nyandiko. Hanyuma rero basanga impamvu ze zidafite ishingiro akaguma mu kazi. Rero ushoboye gutanga impamvu zigaragaza ko udashaka ako kazi, ko udashaka kugakora. Hanyuma rero bitewe n'impamvu watanze, ahangaha twafashe urugero rwo ko wenda waba uri kure ya famiye yawe, bakavuga ati wenda turagukodeshereza inzu, yaba ari ikibazo cy'umushahara muke, ati ibyo byose turabikora, hanyuma ukazanamo amananiza, kandi mu by'ukuri nta kandi kazi ukora, urimo urashuka n'iyi GCV 314,159 by'amadolari waba wabonye. Hanyuma rero kubera ko batagomba kugukoresha ku gahato, ufite itegeko rikurengera, hanyuma rero ukajya mu buzima busanzwe, bakabona urimo urakora ibintu bigiye bitandukanye by'akataraboneka, nk'uko twabigarutseho ahangaha kuri 6. Wagura imodoka, ukagura inzu, ukubaka ama etaje, ukagira ubuhe, hanyuma rero bakazaza kugukurikirana bakamenya neza ko bakakubaza aho uwo mutungo ukomoka. Umenyeshe ko umutungo udafitiwe gihamya, umutungo udafite inkomoko, utagaragaza ahantu wawukuye, uwo mutungo ufatwa nk'aho wawubonye mu buriganya. Iyo bigenze gutyo, leta zimwe na zimwe zihita zifata initiative z'uko zigomba kukwambura uwo mutungo, kandi nawe ubuzima bwawe bukajya mu kangaratete. Mu kangaratete mvuga ni uko baguhereza igihano cy'igifungo, kubera ko umutungo uba warayobewe cyangwa se uba utaratanze ahantu wavuye. Bityo rero bikaba bigukururiye kuba wabaho mu buzima bubi utaretse n'umuryango wawe, kuko umutungo udafitiye inkomoko usubira muri leta, kuko bavuga yuko ariho wawukuye. Rero abapiyoniyazi twese tuzirinde kuba twagwa mu mutego nk'uyu nguyu wo kuba twakora ibintu by'akataraboneka, cyangwa se kuba twahita dusezera akazi mu buryo buhubutse cyangwa se mu buryo tutateguye, ahubwo uzatanga impamvu zumvikana, hanyuma rero ubone kuba wasezera akazi. Ku mwanya wa 4 turahasanga ntukihutire kugura inzu ako kanya, cyangwa se ako kanya, ahubwo uzihatire cyangwa se uzakodesha ahantu heza. Niba bishoboka wimuke ahantu wari uri, ujye ahantu hatekanye, guma mu mwanya wari urimo. Niba wari muri ka kazi nk'uko twari tubivuze ahangaha, nuza kuza gukurikira neza, uraza gusanga ko kimwe kiragenda hari ukuntu kijya guhura n'ikindi, nk'uko twabibonye kuva ku mwanya wa mbere ku mwanya wa 10 kugera kuri uyu mwanya wa 4. Nkurarikiye kuza gukurikira ibiri ku mwanya wa mbere, kuko nabyo ni ingenzi cyane, tutibagiwe ko n'ibingi nabyo turi kuvuga ko nabyo ari ingenzi. Ariko icyo nakubwiraga ni ukwiriye gutoroka video, ahubwo ugomba yose kuyikurikira kugira ngo bityo open mainnet izabe uhagaze bwuma, izabe uri stand by. Ugomba kugumana amafaranga yawe mu mufuka wawe, kuko izo payi zawe ufite 10, 20, payi 1000 ku gaciro ka GCV, urumva ko ayo ni amafaranga menshi. Aya ngayo ntukwiye kuba wahita ukoramo ibintu bidasanzwe nk'uko twagiye tubibona mu byabanjirize hambere. Ku mwanya wa 3 turahasanga igihe GCV cyangwa se igihe open mainnet izaba yabaye, ibintu ugomba kwirinda. Inama tugirwa na Pi Core Team, turagirwa inama ko ku mwanya wa 3 turagirwa inama ko
konti yawe, amafaranga cyangwa se payi zawe zigomba kuguma kuri konti yawe, kuko uzirinde kuba wayohereza ahantu hose. Banza ubike izo payi zawe mu gihe runaka, kuko kandi hamwe ntabwo twashyigikirwa cyangwa se ntabwo twishimiwe n'abantu bose mu buzima. Nta muntu mu buzima ushimirwa n'umuntu uwo ari we wese kuba watera imbere. Rero aya mafaranga yawe cyangwa se izo payi zawe zirinde, uzigumishe aho wizeye muri wallet yawe, hanyuma rero uyasigeho, kuko ayo mafaranga azaba ari ubuzima bwawe bw'igihe kizaza. Murazi neza ko muri iyi minsi Pi Network yaduhaye update ivuga ko henda kuza icyo bita biometric system, aho umuntu uzaba agiye kohereza payi azikuye muri Pi wallet, cyangwa se icyo uzaba ugiye kuzikoresha cyose, uzajya usabwa fingerprint ndetse na face verification. Fingerprint cyangwa se face verification twakita nka KYC. Ushobora kwibaza ati se ibyo bintu ni ibiki? Ndakumenyesha ko kugera kuri uyu munsi nta munyarwanda n'umwe utarigeze akora KYC cyangwa se icyo twise liveness, kuko u Rwanda rukiri muri analog. Murazi neza ko twifashishije urugero rwa telecommunication network, ahangaha ni ukuvuga Airtel, Tigo ndetse na MTN. Murazi neza ko muri analog umuntu yabaga yemerewe kuba yatunga simukadi zose ashaka, bityo rero bikaba byarongeraga ubutekamutwe bugiye butandukanye mu bantu benshi bagiye batandukanye. Mu bantu bankurikiramo ahangaha ntabwo habura umuntu waba warigeze gutekerwa umutwe. Icyo gihe hari muri analog. Rero tukigira muri digitali, izo telecommunication zazanye uburyo bw'uko nta muntu ugomba gutunga simukadi zirenze 3 kuri nimero imwe y'irangamuntu. Bityo rero abaturage cyangwa se aba people baba bafite ubwenge bugiye butandukanye. Simukadi zawe zarageraga, cyangwa se wafata irangamuntu yanjye naba nayitoragura, ukagenda ku mwagenti, hanyuma rero akaguhereza simukadi ariko ikaba ibaruye ku irangamuntu yanjye. Hanyuma rero ubutekamutwe bwaje gutera imbere, ugasanga bagutuburira, wajya kurega ugasanga ngewe barampamagaye ngewe hano, kandi narataye irangamuntu, uwo muntu ugutuburiye yaje mu mazina yanjye. Hanyuma rero ugasanga hajemo ikibazo cy'uko umuntu agiye gukurikiranwa ku cyaha atigeze akora. Ni ubwo buryo rero hajemo kuvuga ngo umuntu agomba gutunga simukadi ariko akazana irangamuntu ye ndetse tukanamufotora. Murazi neza ko ujyana irangamuntu ugiye kugura simukadi, ujyana irangamuntu, wajyanaga irangamuntu, wamara kujyana irangamuntu bakakubwira ngo hagarara hariya tugufotore. Uko kugufotora rero ni uburyo bwa liveness, ni uko nguko wakoze KYC utabizi. Ku bantu bajya kugura simukadi muri iki gihe, murazi neza ko bagusaba irangamuntu n'ubundi nk'ibisanzwe, ariko basigaye bakubwira ngo humiriza huma, humiriza huma. Ubwo ni uburyo bwa liveness bwo kugira ngo barebe ko uwo muntu ari uwa nyawe, ko atari robo. Uko nguko niko wisanze wakoze KYC, uko niko wisanze wakoze liveness mu bihe utazi. Rero nanga muri Pi Network uko nguko bizajya bigenda, kugira ngo payi yawe isohoke cyangwa se kugira ngo uyikoreshe ikindi kintu, bazajya bagusaba biometric system, ni ukuvuga fingerprint ni amaraso yanjye, ngewe ni amaraso yawe, amaraso yanjye n'ayawe ntashobora guhura. Murabizi neza ko ufashe telefoni y'undi muntu, iyo telefoni ifite fingerprint, ntago washyiramo urutoki ngo weho bikunde, ahubwo niwe wenyine uba ukwiriye kuba yayikoresha. No kuri liveness cyangwa se kuri face nuko nguko biba bimeze. Imboni yanjye n'iyawe nta na hamwe zihuriye.
Ku mwanya wa kabiri turahasanga ko ugomba guhita wishyura imyenda yose ufite, ariko muri uko kwishyura iyo myenda yose ufite ugomba kubigiramo ubwenge cyangwa se ugomba gukora muri ubu buryo bukurikira. Niba ufitiye inshuti ideni banki ndetse ku bantu bakoresha Binance cyangwa se OKX, hari ukuntu umuntu umuguza cyangwa se ukajya kuguza Binance, kuko Binance na OKX navuga ko imwe ari BK indi ikaba Banque Populaire du Rwanda. Aya ngayo ni amabanki ya online rero, naho bitewe n'uko ukoresha uzikoresha naho baba bemerewe kuba bakuguriza amafaranga cyangwa se bakuguriza amadolari. Nicyo ahangaha twavuze cyangwa se bise abaguriza kuri interineti. Muri uko kwishyura rero ugomba kubikora witonze, nubwo byaba bivuze ko bivuze gusaba cyangwa se kwishyura mu byiciro, ibyo byose ugomba kubikurikiza. Niba waragujije muri banki, ntugomba guhita ugenda ngo ufate amafaranga wagujije n'inyungu zose ngo ugende uture kuri banki. Oya, ibyo ntabwo ari byo, ahubwo uzirinde kuba ibyo ngibyo wabikora, ahubwo ibintu byose uzabikore step by step. Niba baraguhaye ko ugomba kwishyura mu byiciro, niba ari 50 ku kwezi, ugomba kwishyura 50 ku kwezi, ntugomba kujyana 200 cyangwa se 300 ngo nuko open mainnet yabaye ku giciro cya GCV. Ibi rero bizakurinda kuba wazagira ikibazo ahangaha cy'ubujura, kuko bashoboye kwibaza ati se uyu muntu aya mafaranga yayakuye he? Ku mwanya wa mbere turahasanga ikintu cy'ingenzi. Ndizera ko wamaze gukanda subscribe, umaze no gukanda like, hanyuma rero ukaba volume wayigabanyije muri kuteri muri telefoni, ukaba wayongera kugira ngo wumve iki kintu cya mbere, kuko ni ingenzi cyane ku ba pioneers. Ni icy'ingenzi cyane kuko ntiwabitekerezaga ko Pi Core Team cyangwa se bakugira inama nk'iyi ngiyi noneho bakayishyira ku mwanya wa mbere. Niyo mpamvu iyo ukurikiye video ntugere ntuyisoze cyangwa se ukagenda uyitaruka, hari ibintu bimwe na bimwe ugenda usimbuka cyangwa se hari ibintu bimwe na bimwe ugenda utamenye, kandi ibyo bintu aba ari ingenzi cyane. Ku mwanya wa mbere rero turahasanga ntuzigere ubibwira umuntu n'umwe, haba ababyeyi bawe, inshuti zawe, abavandimwe bawe ndetse n'abandi bantu bakwegereye, ahubwo icecekere, utegure imishinga myiza kandi migari yagutse izatuma abantu batakwibazaho ngo bibaze ahantu ayo mafaranga wayakuye, kandi uzirunde kubaho cyangwa se guhita ugira impinduka zigiye zitandukanye uhubutse. Iyi ya mbere hari aho nk'uko twagiye tubivuga buri ngingo imwe n'imwe hari aho igiye ihurira n'indi, hari aho bigiye bihurira, kuko iyi ya mbere hari aho ijya guhurira n'iyo wigeze kumva muri video, irajya guhura n'ingingo ya 10, ingingo ya nyuma. Rero aya yari amahame cyangwa se yari ibintu tugomba kwitaho cyangwa se tugomba kumenya igihe open mainnet yabaye, kuko izatuzanira amafaranga menshi, izazana amafaranga menshi. Bityo rero ni uburyo nakweretse uburyo ugomba kubaho wiyoroheje cyangwa se mu buryo buciriritse igihe open mainnet izaba yabaye, kuko open mainnet niba abantu benshi bazabimenya. Niyo mpamvu Pi Core Team yavuze ko uburyo open mainnet izaba ntago izanyura muri dashboard cyangwa se hari ahantu tumayiningira, ahubwo izanyura kuri Gmail. Maraze neza ko twese tujya gufungura Pi Network twasabwe nimero za telefone dusabwa ndetse n'ama email. Rero uburyo bwa open mainnet igihe buzaba bwabaye, bazajya bagusaba kuba wakikonegita kuri GCV kuri open mainnet
kugira ngo ube wakemererwa kuba wakoresha amapurikasiyo azaba yaremewe kugera kuri uyu munsi. Yose aracyari muri testnet, amwe aracyari kuri mainnet ariko ntabwo arahabwa verification badge. Bityo rero igihe yose ayo mapurikasiyo azaba yemeye, igihe GCV izaba yagiye kumugaragara, igihe open mainnet izaba yabaye, nuko nguko tuzamenya ko GCV yabaye. Ntabwo tuzajya tubibona mu dashboard mu buryo bwo kugira ngo inkuru izamenyekane nyuma y'igihe. Rero nk'abapioneers yayo ni amahame cyangwa se ni ibintu by'ingenzi Payikuwa team yatugiriyemo inama zo kugira ngo tuzabeho mu buzima buzira umuze, mu buzima buzira umuze. Bityo rero bidufashe kugira ngo tube twabaho mu isi ikeye ya web 3.